se kazi kanza kavamura wenyine kiriya gikozi ibintu cyankoreye akazi kako ko nzakanza kavamo njyenyine koko mana nzaba hano njyenyine nzabishobora nta mazi yaba porombiri wagira ngo harapfuye ubundi ni ibintu nk'ibi simbimenyereye ariko Yesu we nzayibamo njyenyine kugeza ryari kuko mama nzaba njyenyine kuko ni kiriya gikozi cyanditse tayikuniyeho gatayikunwa n'iminsi agira iki kuyu yizanira umwana ku bundi buriya cyabitekerejeho gutera ko ariko buriya nagitekereza sinamwinzara ndanashonje mwana yanjye ako banzaha kugeza ryari njyenyine gusa nzabona undi mukozi sibwo nzasubira ku ibumbi iyo ngiyo wabonye na bya birenge cyari gifite siko cyaratambuka ukagira ngo ni barukata sha konda ariko kunungutse igitekerezo abakobwa bose cyari kimaze kujya kibirukana hano igitekerezo ndabikora ariko tu kuriya Solange ntiyazara Solange cyangwa Ivete nabonye ukuntu afunga umutwe ugasanga nayifatiwe Allo Gisela waramutse neza sha nyine urumva narimutse navuye hamwe haruguru hamwe nari ntuye mbere narimutse nagiye ahagana hepfo gato ariko si kure hahandi sha ntabwo bizi none ukuntu ngukumbiye ndi kujya numva ntabwo ari irari se riracyabaho ubwo nyine ngwino sibyo ngwino noneho manuke urarenga hamwe nari ntuye harya cyagiye mbere manuke hepfo nugera hepfo aho uratambika numara gutambika ugiye nk'intambwe wenda hagati ya 15 na 20 urabona akayira kamanukamo gutya kamanuka fresh uhite bayitungeraho ndaba mpagaze ndime kahinguka ku muryango kuri portail y'igipangu ndaba mpagaze nyine nagaye gutyo urahita umbona tu sha nyine sha nandi mu sha nandi nguyu ekufagiye kuza mfite musuru
ngaya yamuhaza ko nabonye abiki gihe barya nk'inzi zihiye ko ntacyo sundigira kuri boutique ko kubura umukozi we ko kiriya nacyo ntikibiri no kumamagara ngo kinse imbabazi ko ndigira sha ariko noneho nuriya we maze igihe yaramuntesheje ari kuriye ndamukorera ndetse ngiye gushaka ko harya bakita ngo iki ni Viagara ariko ndamufata mugire Steve sha bako nazabarya ndagapfa nzabarya maze no gusaranda gapfuye ushobora kuba bisaza nje komangara Bravo boss. bitesha ugarutse hano gukora iki ndeba winjira nta ndwaye Mungango. Gusa yewe yo kwa muno kigenda muri brodere ntabwo nabishobora. Nje gusaba imbabazi mbabarire ntabwo nzongera bintu. Ariko sibundi reka nkubaze. Ubundi wajyaga gukora biriya byarakurebaga. Ni gute unyivangira muri gahunda? Ni kuba ubonye umushyitsi yinjiye ukavuga amagambo biriya biba bikureba hicyo ubundi. Reka nkubaze unansubize kandi unsubize igisubizo cyanyacyo. Ega boss nawe wabikora. Nabikora ndise. Nawe se umuntu abafite. Ese nabona ubungu wabona umuntu arya neza n'urye neza. Hano karishwe munabana mu nzima. Anyine nari hanye birasi nkisi nzongera kuri kw'Imana rwose ndagira ngo makazi kurara muri brodire narayemo ni danje nari ngarutse mu makazi nditonda rwose ndabana mwiza nushaka kuzane na 500 bazira rimwe nta nzongera kunabwira ngo tse aba n'umuntu ndagwaga hano ku gipangu cya rwose. Umva rero nkubwire ukeneye imbabazi cyane rwose. Ese wabashije kumenya ubuzima bwa hano hanze? Narabwumvise. Uza wigira nabi wivanga muri gahunda uziko nari nsigaye umvugisha nkagira ngo ni wowe boss hano. Byasaga nkabyo ariko dore rero condition z'imbabazi ngiye kuguha urumva kandi nta bintu byo kuzongera ngiye reka nkubwize ukuri noneho ubu uziko wongeye kugira ikifutu ukora ntago nakwirukana kumwe na kwirukanye nuguhamagara bakaza bakagutwara bakagufunga kuko nubundi mu mutwe ntago bawuzi cyangwa bakakujyana iwawe cyangwa ujye unyibeta ukanywa itabi ujye unywa itabi cyangwa unywa ibiyobyabwenge. Ntabwo mutabi. Okay, dore iyi condition ya mbere ugomba gukora akazi ushinzwe urumva neza kawe nta kwivanga mu kazi ka boss wawe. Iyo ni condition ya mbere urumva ukamenya ko niba hari umusitsi ufite
umushyitsi wanjye agomba kujyaza ukaza ukamukingurira nta kintu muvuganye, urumva utajye kumubwira bya bigambo cyangwa uzambwira ako nzagucururira. Njye nararakaye wewe utazambona gutya, njye nararakaye. Okay, kondisiyo ya gatatu, urumva niba ninjiye mu nzu, niba ndi mu nzu, ugomba kumenya ko ugomba kuba uri hano hanze ukontorora umutekano wo hanze, nta kwinjira mu nzu nini, urumva nzongera kukubona winjiye mu nzu nini, njye nawe tuzabonana. Nta nubwo wowe nzakwirukana, urumva nzaguhamagariza abashinzwe kuko uzaba utuzuye n'ubundi bazi bagutwara bakuru kandi ncagase. Ibintu by'ibicagate rero nta gicagate nshaka mu kazi kanjye, urumva nshaka umuntu wuzuye ukora akazi ke neza. Kugira ibintu by'ibicagate ntabyo nkeneye hano. Ngaho mvana none ko wishyira ibyo byamagara byawe kandi ibyo biri nete nivyo bigutera n'agasuzuguro. Kandi bishaka ko wenyine wewe ngwino naho ngaho nyine aho ngaho ugeze wigira handi ukatamanukira aho nyine tu. Yego sawa sawa. Taikuni murebe abatesha umutwe namenye kuva kare. None iki cyohe cyo asanga gifite n'amakara. Karibu. Vitesse. Bonsoir. Wabwiye ngo mfunge umuntu nze kuwufunga ndore. Wow. Ni kenshi uhuye nawe gutesha agaciro, benshi bigize inama imbere yawe kandi ari ibintu Tugeze hindukira undeba kubizi iwanjye kwa Stephen kwisanzura ese none mecha ibirungo byinshi. Shakore rero nanga ko nari cyo kurya wowe Neza. Umuntu w'umuhondo ujye muhondiwe cyangwa se kwa se kuko nende koma asha uruwahe iki kintu uzi ko gifite n'ikinyabupfura nk'ikinyabupfura. Salamu ufashe iki? Boss uramushakira iki? Uramushakira iki? Ugiye kunyura kuri boss n'inkangi manager wanjye abanza kunyura wowe umushakira iki? Kirimo iyihe nyungu?
utamuza nawe nawe ndi umukozi ninjye wubatse ino nzu njye nyiraho nubwo no kuvuga ngo niwe boss wa hano se ndi manager ntabwo ndi boss ari mu nzu uri manager nta mukozi wese uri hano ndi byose nyine ndi manager uri umukozi ndi byose ugadusuzugura uzajya ubanza gusuzugura abantu bandi ndasuzugura ubundi njye ntabwo boss ubundi abantu baza hano urumva bambaye ikoti areba wowe ni urupapa ibitiriningi ibijezi ubwira uramuzi wowe ukina marato se ko mbona wambaye marato ni ubwira uramuzi ndakumenya se bimarira iki nta nabyeri wamburiye boss wawe aze hano mubwire ko mushaka mubwize iki se naho njye banza ugure kantu kugira ngo uhure na boss umuntu ugiye guhura na boss ari ubwa mbere agura byeri hano ruguru nkajye namuza ubundi yabuze umukozi uri umukozi uri iki abona ndi iki ndabona akoresha amagambo ndabona utari umukozi ubonye nubaka umunwa muri make abantu bakozi bagira ibintu by'ibigambo se genda ubwire boss wawe hano ibintu by'ibigambo ose ibyo ni ibiki uri kuri gabanya genda njye kuzana ngo boss genda ubwire boss aze hano umunwa wawe boss niwe sha nawe gabanya amagambo dore ko nubatse umunwa wawe ubona fonda genda ubwire boss aze hano neko banza ugure byeri mwana boss ari banza ugure byeri genda ubwire boss aze hano ntabwo ari buze utaguze byeri si urasuresha uri iki urasuresha murara mubwira cyaka mwana ihute ako ntabwo najya kwa boss umuzira uramuzi cyaka kimeze nawe ubwira muzi ndakumenya se bimarire cyo wowe ihute ndahayahase genda ubwire boss wawe aze hano ubwire ko mushaka ntabwo wabyumvishe ubundi ikari wo muhera musuzugo genda ubwire boss wawe Longora mutugiriye fuze uko nasuzugo ubu ngubu nagutora agakureza kije pangu jewe shayitonde boss nawe uzi umukozi shabanze giredo uza amagambo mugira cyaka wagiye ukabwira boss wawe akazaha bugumya aho ngaho tubanze tuvugana ariko ko numva uri gusakuzanya nani batugure byeri wowe boss wawe numva ako sha salamu sawa kise cyari kukubwira uyu ni umukozi ni iki genda ibaza niba ari umukozi niba ari umugima hari ibintu bivuga ibigambo reka reka nari umukozi nani kintu navuga aho n'umugabo n'umuntu mwiza zana n'umuntu mwiza oya uyu mukozi mwiza gutari banza wumve uyu ni umukozi toka jya mu kazi kawe wamugabo nibuke byeri yanjye umenye iby'amasahane toka mbwira yoke byeri yanjye ibyo mu gikoni ntukana iby'abashyitsi banjye ntabwo biba bikoreye umukozi wawe se umukozi ni ikigo ni manager nanjye sinzi ibyo abakozi barabuze aramenyera abakozi barabuze nari naranakirukanye muri ino minsi umushyitsi hano ku buryo kugiye ushobora gusanga neza neza musatsi sibyo byari byajemo ariko none ngira tutameze bite ku kazi se ko wabuze narabuze ariko urebye uno munsi nafite gahunda yo kujyayo ariko mfite umushyitsi namvuze ntabwo nanyura hano ngo namubaze mvuge reka nkurebe reba ikibazo wagize se byagenze ni amahoro ni amahoro nyine ariko naje kugira ibibazo by'umukozi nawe urabyumva naje ntabwo ari umukozi uzanamwiruka nyine naje kugira ibibazo ndamwirukana nsiga hano mu rugo njyenyine nawe urabyumva noneho urumva ariko uno munsi nari mfite gahunda yo kujya ku kazi nuko utaje hari umushyitsi untunguye ahubwo nyine urumva sinzi niba ariko nta n'ikintu mfitemo mfitemo akantu mba nkaguhaye ahubwo wagira gutyo ukaba ugiye kuko ufite umushyitsi se ni umuntu aje kugusura ni umuntu uje kumusura niwo muri famiye se uje kugusura nawe muri famiye nimba ari wo muri famiye noneho nawe muri famiye ntabwo nakwivanga nta kibazo ubwo ku kazi ariko zagire rwose ushyiremo gahunda uze mu kazi ndakuvugisha ntukajye wica akazi ntukajye wica wibwire wa mukozi wawe sibyo aza afunga akamanya nakibwira sha nyine urumva nta kibazo ntabwo turi kumwe nzaza gusa Taikun ariko iki gikoze ako se nzongera kuguhamagara birenze rimwe nabwo nzakwiruka nta kibazo rwose mu kanya rero hano hari umushyitsi ugiye kuhaza umukobwa kose w'umukobwa ninde ubivuze
nese urerekwa se nayo ariko ntabyo nyine hagiye kuza umushyitsi ariko wakongera kuvuga bya bigambo yewe nawe twareba imbwa n'umugabo urumva noneho naza tugenda umukingurire ngiye kuba nigiriye mu cyumba urumva ubwo kandi ibindi utiye nitegure ndaza kuba nagure kwa kundi tegure kwa mushiriro ugiye ndabitegura fresh gusa nyine hajya haruguru nyine namanutse ndazanza hano ariko urebye imeze neza nuko nari narakuze asa neza ahantu hose ntawe sinzi fureshe zirakwishe wafishana ahubwo wowe mwa meze neza kwisiga ibirungo byinshi cyane kugira ngo duse gutya serese ubu ngubu ntabwo ibindi bikaba bijya bwo nyine ntabwo babura ariko nyine subiza ko ari uwa mbere kuva nyuma ya burya se ntawe reka seriye bosi we siko nta n'umuceri uhari do nzarira bica mama w'Imana zana ibiceri jya kugura umuceri kira urasohoye kandi bide bosi we banguka umva se manuka hano bosi nanzi ko utari wahagera ntacyo Yereka nkubwiye boss ukinga wereka nkubwiye urumva yenga yereka nkubwiye ntabwo uragomeza kugarura biriya bintu bigambo uri kugenda nukuri ko nta muceri uhari ese nimba nkubwira ko nta muceri uhari simba nkubwira ariko umuceri ugomba kuza ukawunyaka neza mu kinyabupfura nuko bagutura ariko barakoroye mu kinyabupfura fata amafaranga ugenda uzamo umuceri kandi je urabamuka wongeye kunteza abantu wonge ibiro bitanuka bazanye ikigo kimwe ako karya umuriro we hano waje kurya ko waje gukora akazi nushaka kurya uzasubira iwawe urumva iyo ndabazayihinga kandi uraramuka wongeye kunteza ibibazo ndakwera kandi ugire vuba sinongere kumva umupfu uzahindura aka kazi naje gusaba hano ni ugupfa no gukira ndagaza boss arazana ibyana ngashaka kubirya wenyine ngo jye sinzanareba umuvuna muhe tuzika nkubise judo nkajyana ikabutura ugabitse ajye guhaha ibi biryo ayangaya nanjye ngiye kuyisanamo izina nayabitse subirire mu kazi sino naho abantu baha bagiye he I'm sorry shani uzahana ikingeze sore gutunegeke reba ndamutse ntegetse ukiraza kikarunguka kikaza kikagira gute ubwo cyaranje umwana ufite umutwe ungana kuri yabaho igihaza murimo gusa kuri turi byo nakubwira gashiri reba ikintu gisa gitya ukabona kiraje kirahuruye niba cyuzuye ibiki se usanze turi mu biki ntacyo none se urashaka iki amafaranga ni ideni se kugura indagara kandi nakawungara indagara genda ujye ku kabutika hano urebe ko zihari sohoka turebe kandi ntuzongere kunyimyoza urumva umwana ungana kuri yewe uzi ko ntuzarebe na hagati y'amaguru yarabyimbye umwana se arabyimba hariya ibyo hagati y'amaguru byo ntabwo mbizi ko rero reka nkubwira twikomereje ubu serana ni kubera mbanye na kino gikozi cyanjye ariko cyane stress gusa murasekeje mukuntu ni ibisanzwe abakozi se n'ubizi
ko nyine twigarukira sha nyine ariko hagati aho nari mukumbuye ni ukuri Swambwiye ngo nza muri discipline se. Amafaranga y'ibitunguru ntabihari. ariko ubundi reka mubaze nkubwiye ngo icyo uvuye hano none ntabwo mbwiye ugende ujye ku kabotike Babimyinyi bamaye indagara ntabwo ni babigize gute ibitunguru mbyibutse ngeze hano kuko ntabihari. Ntabwo nta muntu ukopa kabiri hariya kuri muhanda. ubundi mbwira ibintu byose ukeneye ku mana yawe Ushobora kubwira ibintu byose. ninde urwaye karibu se ngo wicare Ushobora kubwira ibintu byose se. ntabwo wavuga uhagaze se uvugisha ibirenge wowe ukavuze nduru Nahagaze. subira hariya toka bambesire aho vumvu Cyambere nta kawunga ihari. Cya kabiri amazi nayo mu kanya wasira yisubije. ibasira yisubije se muri steri nta mazi arimo Hapfiriyemo inzoka n'ibikeri nimba ubirya nabyo ndabigutekera. Wa mukobwa wa mugaburireho ntumuheshe kurya urya ibikeri kuko ndabizi niko gatugu kawe. akosheri ni musura ahubwo ari ikibazo cy'uburwayi ku buri no kuvuye Data nakubeshye n'ibikeri arabirya. Niko gatugu kawe sasa. Boss. urumva Yakoze umuntu kumerera amafaranga n'undi nuzo. none se ubundi ubona uri kuri n'imbwera tagaruka hano kutagenda se ubundi kirashinga raza waje ishingire ese nta bitunguru zari urimo gufunga wapi cyane rufungu hangane nyine twebwe neza mukingutiro mw'ibirara ubwo nibwo wayambaye neza kugeze neza shize ko kamuzi ukuntu kari kakubereye kamufotore kambaye gukoresha apareye itazi urumva mera neza ntukabonye kari keza ukunda kugafuta ukazaza gake nyine mfite ukuntu mbigenza kuko no kwibya nanjye ko bimaze kubyara turyamye kirera hari ikibazo se nta kibazo ahubwo ntabwo bizaba habaye iki nawe uriya se musabye ikintu wakemera mbwira twumve ko nta byo kuzamuka umusozi birimo wabyemera ntabwo nagusaba ikintu byafite wacyemera ushobora urumva gusa hari ikibazo se